warangije umwaka wa 2024 nta kazi ufite, ugiye kurangiza 2025 nta kazi ufite, ugiye gutangira na 2026 nta kazi ufite. Twagize amahirwe mu bihugu byacu freelancer yemewe. Ibi bisobanuye iki kuri twe? Ngiye kukwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga online nta gishoro nta kimwe bigusabye, ahubwo bigusabye ku investinga cyangwa se gutanga umwanya wawe wonyine gusa. Ikindi biragusaba kuba ufite computer cyangwa telefone. Niba ufite kimwe muri ibyo kirahagije. Nkurikirane ntihagire isegonda n'imwe wihutisha, ubundi nkwereke uko bikorwa. Reka dutangire video. Niba ari ubwa mbere ugiye gukoresha freelancer, ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura account ukoresha Facebook, email cyangwa se numero de telefone yawe. Ariko ibyiza ukoresha email. Niba ufite email rero hano birahita byihuta. Niba ufite email urahita uyandikamo hano, ubundi ushyiramo password yayo, uhita utikinga hano wemeze yuko amategeko n'amabwiriza yabo ugomba kuyubahiriza. Ubundi uhita ukanda hano handitse join freelancer. Nizere ko turi kujyana step by step. Ubundi uhita ukanda hano handitse no thanks. Nurangiza iyo process tumaze gukora, ibi biraba bisobanuye yuko uri umufreelancer wemewe n'amategeko. Ubundi igice tuba dusigaje ari nacyo gikomeye ni iki ngiki, tuba tugiye gusettinga account yacu ku buryo bishobora kutwongera n'amahirwe yo kuba twabona amafaranga menshi yisumbuye kuyo abandi bashobora kubona. Kugira bitaza kugucika, ndagusaba kunkurikira isegonda ku isegonda, ntihagire akantu na kamwe wihutisha, kuko twagize amahirwe mu Rwanda iyi freelancer iremerwa. Niba ugeze hano ngeze, urahita ujya kuverifyinga email yawe ukoresheje code bakohereje cyangwa se ukoresheje SMS bakohereje kuri email yawe. Ubundi numara kuyiverifyinga uraba noneho ubaye umufreelancer wemewe n'amategeko. Numara kuverifyinga email yawe urahita ugaruka kuri ya page twari turiho cyangwa se iriya twatangiranye n'ubundi, kuko biraba bisobanuye yuko email yawe yabaye successful, nyine yabaye verified. Making sure yuko uri hano kuri dashboard, kuko urabona dufite list, task list, my project, inbox, feedback, free credit. Ibi byose ndaje mbibasobanure, gusa icyo wamenya kuri no free credit niyo dukoresha turi gushaka akazi cyangwa se turi gushaka uburyo twabonamo amafaranga kandi mu buryo butagoye. Zino free credit urumva yuko ari free credit, ariko bidasobanuye yuko uyu ufite amafaranga ushobora kuzigura. Ariko ubungubu kuko uri mu beginner cyangwa se uri umutangizi, ntago ubungubu nyine ari ngombwa yuko wazigura izi credit, ntago ari ngombwa uzigura, ahubwo ngiye kwereka uburyo ushobora kubona amafaranga yo kuzigura, kuko iyo ufite nyinshi nibyo bigufasha bigatuma ubona amafaranga menshi. Uhita ukanda kuri no logo ya freelancer, ubundi tusubire kuri home tab cyangwa se home page. Ubundi kuri no home page niho tugiye gushakira amafaranga cyangwa se niho tugiye gushakira uko twakuzuza account yacu ku buryo idutandukanya n'indi tugabasha kuba twabona amafaranga menshi. Hano rero akangaka urabona ko kano ni akazi abantu bayo bagiye bashyiraho, ahubwo gategereje abantu bagakora. Ubundi wari uri he? Ako ntago nakurenganye, kuko mu Rwanda no mu Burundi ntago ino platform yari yemewe gukoreshwa, ariko ubungubu yabaye released. Ubungubu dushobora kuba twayikoresha. Uraza uhita ukanda hano kuri browser. Nugera hano kuri browser harimo utuntu twinshi cyane. Utu tuntu rero twose tuzagenda tutuvugaho, ariko twebwe ikintu dushaka gukanda hano handitse project, kuko iyo uri mu beginner nibyo bintu nyine uba utegereje, kuko niho uba uri gushakira uko wabona amafaranga. Rero uhita ukanda hano handitse project. Nukanda hano handitse project, hano haraza filter, kugira ngo bitewe n'ubumenyi cyangwa se bitewe n'ubushobozi bwacu dufite twebwe tugiye gukorera amafaranga kuri no platform, turaza kuyifilteringa bigendeye ku bumenyi dufite, bitewe n'akazi ukora cyangwa se bitewe n'akazi ushaka gukora. Hano uzajya ugenda usacinga, niba uri mu video editor, niba ushobora gukora translation, niba ushobora kuririmba, niba ushobora kwandika document, ibyo bintu byose hano biriho. Ariko twebwe reka wenda dufata urugero nka Spanish translator. Nyine hano ni urugero ngiye kubereka, ariko urashyiramo ikindi kintu ushobora kuba ushoboye. Reka twandikemo wenda nka English to Spanish translation cyangwa se translator nyine, ubundi du saving. Bidatwaye n'igihe cy'umunota rero urabona yuko hano hasi hahise haboneka akazi kenshi. Aya yose n'amadolari no mu mapaundi bashobora guhemba umuntu ushobora gukora iyo translation gusa. Nushaka uhagarika ino video cyangwa se urebere kuri telefone cyangwa computer yawe, niba turi kujyana urebe ayo mafaranga bari kugenda batanga. Umuntu ushobora gukora iriya translation gusa, ugutranslatinga uvana mu cyongereza ushyira muri Spanish, ibaza ibyo bintu, cyangwa se uvana muri Spanish ushyira mu cyongereza. Reka wenda hano duhitemo nka kano kazi. Urabona yuko kano kazi duhisemo rero gafite biz 23 kakahemba amadolari 25. Ibaza amadolari 25 kuri translation imwe. Hano abakozi cyangwa abantu bashoboye gukora babona amafaranga bitari by'imikino. Kubera yuko nashatse kubisobanura mu minota mike rero, uragenda uhagarika ino video urebe ibintu byose hano byanditse, ugende ubisoma ubyisobanura, cyangwa se ibintu utari bwumve neza ubinyandikira muri comment mbashe kuba nabigusobanura. Ariko urabona yuko nka kano kazi wenda urugero dukana hano kuri website design duhite dusubmitinga. Ubundi hano tuba dufite step 3 turi buze gukurikiza mbere yuko tubona kano kazi. Ugomba ku update
ukaupdatinga your skills, ukaverifyinga email yawe, ukaupdatinga na profile yawe. Hano reka dufate nk'aya mazina wenda tugende tuyandikamo hano. Urabona twarike urugero nk'ibi ngibi. Ubundi tuhite tuza hano tuvuge ngo dukeneye amafaranga 25. Iri naryo nibanga, niba akazi gahemba amafaranga 25, wowe ugomba kwandikamo ayari munsi, ukandika wandikamo nka 23. Impamvu 23 rero abenshi abenshi baplayinga kano kazi bavuga ngo dushaka amafaranga bavuze nyine ngo baraza kuduhemba ngo 25 yose. Oya, wowe jya ukuraho nk'amafaranga 2 cyase ukureho ifaranga rimwe rigutandukanye n'abandi, kuko hano mumeze nkaho muri gukompeta, ariko ntago bisobanuye ko muri gukompeta neza. Iyo ufite profile nziza ako kanya bahita baguhitamo, kandi ikiza cyahangaha ushobora kuaplayinga n'akazi 100 icyarimwe. Icyo bigusaba wowe ni umwanya wawe, computer cyangwa se telefone yawe, ubundi ukabasha kuba wakora kano kazi. Tukiri hagati muri video, ndagusaba kureba muri description y'iyi video cyangwa se muri comment section, harimo link ya group ya WhatsApp duhuriramo tukabona amakuru ku gihe y'amasomo ashobora kudufasha mu buryo dushobora gukora amafaranga online. Reba hano hasi ujoining iyo group ya WhatsApp, ubundi ujye ubonera amakuru ku gihe. Reka dukomeze. Nkuko ndi kugenda bikwereka rero, niba akazi gashobora kuba gahemba amafaranga ari hagati y'amadolari 10 n'amadolari 30, ugomba kuza ukandikamo amafaranga ari munsi yayo bavuze, ubundi ukamenya yuko amafaranga yavuze ino freelancer igomba gukuraho amafaranga ya fee cyangwa se amafaranga ya komisiyo yo kuguhuza n'umuntu uri gukorera. Rero ikindi kintu ushobora kumenya hano, this project will be delivered in, hano ubaba bagusabye yuko niba umuntu aguhaye akazi uzagakora mu gihe kingana gute, bitewe n'ukuntu na confidence n'ubushobozi wifitiye wowe. Hano rero ugomba guhitamo iminsi mikeya igutandukanya n'abandi, kandi ukamakinga sure yuko uri umwizerwa. Niba uvuze akazi ngo uzagakora mu minsi 2, ugomba kugakora mu minsi 2. No, hano hasi bagahita bakubwira ngo describe your proposal in minimum 100 character. Hano nta kindi uvugiramo rero, hano uvugiramo ibikwerekeyeho, ukavugiramo uburyo ugiye gukora akazi, ukaba wanasaba contact z'ukuntu mushobora kucommunicatingana uramutse ugize ikibazo mu gihe uri gukora akazi. Hariya nibyo baba bari kuvuga ugomba gusobanura muri iriya description. Hano rero iyo ushaka no kubona badge urayisaba ukayibona, ariko rero hano ikindi kintu noneho tuba dusigaje noneho nacyo cy'ingenzi hano muri project milestone. Hano bazajya bakwishyura mu gihe kingana gute? Bazajya bakwishyura ugeze hagati baguhe angahe? Bazajya bakwishyura tuvuge wenda niba uri gukora translation, nujya translatinga nk'amagambo 100 bajye baguha amafaranga angahe. Hano nyine uraza ukabivugamo. Rero hano ikindi kintu ushobora kumenya ni free member izino 6 bid left. Hano iyo uri mutangizi ubu ufite 6 bid zisigaye kuba wakaplayinga nko ku kazi 6 icyarimwe cyangwa se ubuzi 6 icyarimwe. Ibi byose iyo birangije ukareba niba nta makosa wakoze, iyo byose birangije kubikora uitwa handitse place bid, bagahita bakubwira ngo you have successfully placed a bid. Hano biba bisobanuye yuko akazi twakabonye cyangwa se tugiye kukabona, natwe tukabasha kuba twakora amafaranga. Dore aka kose n'akazi, urebe amafaranga bagenda bahemba. Ibi bintu bigerageze, ndakwingiza bigerageze, nibidakunda uzubimbwira hano muri comment, kandi nuhura n'imbogamizi uze uyimbwira nabwo hano muri comment. Ndi hano kugira ngo mbafashe. Aka kantu ka freelancer ndagira ngo mwese mukamenye, kandi ndakwinginze ubyereke n'umuvandimwe wawe cyangwa se ubyereke inshuti yawe. Ibi bintu ndakwinginze buri munyarwanda, buri murundi cyangwa se buri muntu wese ugistrugglinga kubona amafaranga amwe namwe kandi hari ibintu ashoboye, ndakwinginze ino video uyimwereke, kubera yuko ahangaha ntashya rufite abantu bose bashobora gukora amafaranga, kuko hano hariho akazi karenga miliyoni 100. Akazi karenga miliyoni 100 wagakora urumwe? Aka kazi ntago bishoboka yuko ushobora kugakora urumwe ngo uzakarangize. Kano kazi igihe cyose ubishaka ushobora kukabona, kandi igihe cyose ufite ikintu cyo gukora ushobora kuza ukagikora, kuko iyi ni platform yagenewe guhuza umukozi n'umukoresha. Aka kazi n'ubungubu tuvugana bigerageza aka kanya, nudatangira gukora amafaranga ku mugoroba
uhita uza hano muri comment unyomoze cyangwa se uze hano muri comment umbwire imbogamizi wagize. Ushobora kuza guhura n'imbogamizi ndabizi kubera yuko uri umutangizi cyangwa se kubera yuko utayizi, gusa nuhura n'iyo mbogamizi uze hano muri comment ubimbwire. Rero reba yuko wakanze subscribe niba ushaka kumenya uko babikuza amafaranga umaze gukorera, akaza kuri mobile money cyangwa se akajya kuri banki runaka cyangwa se akaza kuri Airtel Money, aho waba uherereye hose tuma twuzuza like 1000. Reba neza yuko wakanze like ubundi ubwiye na mugenzi wawe nawe aze gukanda like. Ikibazo cyose uri buze kugira nditeguye kukigufasha hano muri comment ukinyandikira. Mwari muri kumwe na Kata Yves. Nugira ikibazo icyo ari cyo cyose uhita ucyandika hano muri comment. Ciao ciao, thank you.